ribu yaba yataye muri yombi witwa Rwema Pascal. Ese ayo makuru ni ukuri? Amakuru ni ukuri, nuko witwa Rwema Pascal yafashwe agafungwa. Aka kanya turi kumwe ku murongo wa telefone n'umuvugizi wa ribu Dr Murangira Thierry. Dr mwiriwe neza? Mwiriwe neza kare nijabo. Weekend nziza. Namwe amakuru ni yego ni meza cyane. Yego. Hari amakuru nka Primo Media Rwanda twamenye ko ribu yaba yataye muri yombi witwa Rwema Pascal. Ese ayo makuru ni ukuri? Amakuru ni ukuri, nuko witwa Rwema Pascal yafashwe agafungwa tariki 6/8 uyu mwaka. Akaba akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Kimihurura. Iperereza rikaba rikomeje kugira ngo dosiye ikorwe ishyikirizwe ubushinjacyaha. Hari aho bifitaniye isano na ya nkuru duherutse gukora ijyanye no kuba abantu bamwe baragiye bizezwa inyungu runaka mu bijyanye no gucuruza bw'amafaranga kuri internet? Oya, ntaho bihuriye, usibye ko byose iyo hajemo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ubwo nabo yagize ibyo yizeza abatwara amafaranga. Ariko ntabwo bisa na n'iriya nkuru yo gucuruza amafaranga. Ni abantu babaregeye nawe cyangwa ni ribu? Ni abantu bareze batanze ibirego, haracyakorwa iperereza. Ubwo ngubwo ngira ngo bizava mu iperereza tukazabibatangariza. Kandi niba iperereza rizagaragaza ko hari abandi bashobora kuba barakorewe ibyaha nk'ibyo, nabyo tuzabimenya. Kugeza ubu ngubu ibyo dufite n'ibyo twaregewe n'abantu. Ubutumwa nka ribu mutanga ni ubuhe muri iki gihe nk'iki? Ubutumwa dutanga ni bwa bundi, nuko abantu bagomba kugira amakenga, tukirinda nyine abantu baza bakwizeza ibitangaza ngo dukore ibi ngibi, dukorane ibi, tujye muri iyi mishinga, hanyuma amafaranga bamara kuyatwara ntiwongere kubabona. Abantu bagomba kujya mu mishinga bafite uburyo bashobora kugaruzamo amafaranga yabo, atari gusa nkaho yahereje umuntu gusa cyangwa se akubwijeje ngo shyira amafaranga hano azabyara inyungu. Abantu bagira amakenga bamenye aho bashora amafaranga yabo. Turaho ubutumwa abantu nabo bakeka ko bashobora gutungwa n'ibintu by'abandi, aho bumva ko bashobora kwihesha ikintu cy'undi bakamubeshya bagatwara amafaranga. Nubwo ku ruhande rumwe tubwira abantu ngo bagire amakenga, ariko nabo bagizi ba nabi nabo turababwira ko amategeko abareba, ukuboko k'ubutabera kuzabageraho. Ntabwo wumva ko ngo nta muntu ugomba kumva ko ngo agomba gutungwa n'amafaranga y'abandi kuko yabashutse akagira ibyo bizeza akayabakuraho. Abo nabo amategeko arabareba, kuko bagomba kwihangira imirimo mu buryo bwiza, mu buryo butarimo amanyanga.